byinshi mu biteye inkeke mu muryango mugari nyarwanda harimo ibibazo by'amadivorce. Ukabona urugo uyu munsi rwavutse nyuma y'amezi 2-3 ruratandukanye, nyuma y'ibyumweru 2 ruratandukanye, imyaka 2 urugo ruratandukanye. Ugasanga ibibazo ni byinshi mu nkiko by'abashaka amadivorce, ugasanga kuri social media bavuga trauma bagiye banyuramo kubera divorce, ukumva ibiganiro ku maradiyo by'amadivorce, none bigatuma twibaza ikibazo kigira kiti ubundi kubera iki ba data na ba mama, kubera iki ba nyogokuru na ba sogokuru, kubera iki barambanye iriya myaka yose, kubera iki babanye bakabana kakaramata twifuza kubana nabo dushaka, ariko bikarangira n'ubundi tubanye ibyumweru 2, amezi 2, amezi 3. Byagenze bite ngo twisange aha hantu? So niba ugeze hano bwa mbere ku nkuru z'ibihe, karibu sana. Ibintu tuganira hano tugerageza kuganira ku bintu byubaka, twirinda kujya mu bintu by'amatiku, ngo runaka ngo yatutse runaka, ngo runaka yimye runaka ikiganiro, cyangwa ngo dukore bya biganiro byinshi nyine bigamije kukurumbya no kugufatira umwanya ugasanga birangiye ntacyo ukuyemo. So tugerageza kuganira donc ibintu bifatika, hanyuma twe ntabwo dutwika, tureba nyine ibintu donc bifite ahantu byagukura, bifite n'ahantu byakugeza, sibyo? So rero niba ushaka ibiganiro nk'ibyo kandi aho ngaho kuri subscribe. Hanyuma rero wowe tumaranye igihe, wowe tumaranye iminsi, nongeye kugushimira ko ugarutse kubana nanjye, kandi nkuko bisanzwe mpora ngusabira Imana iguhundagazeho ibigutunga, ariko nanone ikurinda umurengwe, ari nako ikurinda inzara. Reka rero twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Wabonye ukuntu kuri social media mbarizo mperaho? Oya, turaza kukigarukaho icyo ngicyo. Reka tujye ku bantu bari gusezerana mu murenge, ibintu bigishwa n'ibintu reka tubishyize ku ruhande, reka twihereho twebwe ubwacu ku giti cyacu. Ubundi kera iyo abantu bajyaga kubana, amwe mu masomo babahaga bababwiraga ko niba mugiye kubana, mugiye kwibagirwa imiryango yanyu. Nimvuga kwibagirwa uze kunyumva neza, unkurikire utaza kwibeshya mu byo turi buganireho. So siga imiryango inyuma, hanyuma ushinge umuryango wawe. Ibyo rero bikavuga iki? Bikavuga ko wowe mugabo, wowe mugore, nyuma y'inshingano ufite mu rugo rwawe, nyuma yo gukora imirimo mu rugo rwawe, nyuma yo gushaka ibitunga urugo rwawe, waba umugabo waba umugore, ufite inshingano zikomeye cyane. Nimba wahinze ugasarura ukajyana ku isoko, niba wagiye ku kazi ugahembwa, ugakorera amafaranga ugahembwa, nimba wakoze ibiraka ukabikuramo amafaranga, bivuze iki? Bivuze ko kwagusiga umuryango wawe inyuma. Musore, uzataba kwibarutse ujye kubana n'uwo wakunze akaramata. Mukobwa, nawe uzata ababyeyi bawe ujye kubana n'umugabo wawe. So nimba rero mwahashye mukaronka, nimba mwahinze mukeza, nimba mwaragiye inka zigakamwa zikabyara, niba mwakoze ibiraka mukabona amafaranga, iyo miryango papa wawe mama wawe bakureze basigaye mu rugo rwabo, wagiye gushinga urugo rwawe. So umusaruro wawe, amafaranga winjije, ibyo mwabonye mu rugo, kwanza hari n'imvugo dukunda gukoresha ngo njyewe ngo narashatse, ngo nakoreye amafaranga, ngo amafaranga yanjye, ngo umurima wanjye, ikibanza cyanjye, imodoka yanjye. Ibyo nabyo birasenya. Iyo wageze mu rugo, ni mwebwe, urugo rwacu, umwana wacu, amafaranga yacu, umushahara wacu, twinjiza amafaranga angana gutya, dusarura ibihingwa bingana gutya, dutunze inka zingana gutya. So iyo utangiye gutangira ngo ninjiza amafaranga angana gutya nkayazana mu rugo, uba utangiye procedure, uba wateye intambwe, nubwo ituzuye ariko uba wateye intambwe
yo gusenya urugo rwawe, kubera ko uriya wasize mu rugo nubwo atinjiza amafaranga angana gutyo, ariko you cannot live, urwo rugo ntirwatera imbere adahari, kuko ya mafaranga ukeneye umuntu yamanajinga, ukeneye umuntu yahahisha, agahaha ibyo mu rugo, akagura ibyo abana bakeneye, akagira gute, ukeneye uwo muntu. So mugore, mugabo, niba wari usanzwe ukoresha imvugo igira iti ninjiza amafaranga, nzana amafaranga, nkora ibi mu rugo bigenda gutya, siba wa munsi ya saha wamanitse akaboko ukavuga ngo ndamwemeye, ndamujyanye, niwo munsi warahiye ukavuga ngo turacanze. By the way, nimba mutaracanze that's okay, ariko nimba mwaravanze umutungo bisesuye ntabwo ukinjiza, ahubwo musigaye mwinjiza. Nubwo ugenda ugakora ukajya ku kazi, ibuka ko hari umuntu uguterera ipasi, hari umuntu ureba ko imyenda yawe itunganyije, hari umuntu ureba ko abashyitsi bakiriwe neza mu rugo rwawe, hari umuntu uguhamagara kubaza ko wageze mu kazi, hari umuntu muganira icyo muzakoresha ya mafaranga. So ni mwinjije, ntabwo wenjeje. So tugaruke kuri cya kintu rero, abajyaga gushaka basigaye imiryango yabo inyuma, hanyuma wa musaruro wose, ya mafaranga yose avuye mu byo ya kapo, ya famiye yinjije, agakoreshwa hubakwa urugo. Kera abashakanye bafataga ibyo bakoreye bakubaka urugo, hanyuma ibisigaye, amafaranga asigaye, imbuto zasagutse, inka wenda yabyaye, bakabona kugabira abandi, bakabona kujya kubaka iwabo, bakabona gukora ibi na biriya. Ariko ntago byari gukunda yuko weza ibiro 200 by'ibishyimbo ngo nurangiza ufate ibiro 150 byohereza iwanyu ngo urugo rwawe rusigire ibiro 50. Oya, ntabwo byashobokaga. Mwagombaga gukora bije, mukareba imibereho y'urugo rwanyu, mukareba ibyo mukeneye kubaka, mukareba amatungo mukeneye kugura mu rugo, mukareba minervale z'abana, mukareba ibyo byose, hanyuma mwabona mumaze kubikuvura, mufite ubushobozi bwo kubikuvura, noneho mugatangira mukibaza ngo itariki iyi tuzajya gusura kwa mama ubyara umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye, itariki iyi tuzajya gusura murumuna w'umugore wanjye cyangwa murumuna w'umugabo wanjye uri kwiga aha n'aha ku ishuri. Urumva ibyo mu rugo byose byakemutse, hanyuma mugatangira gutekereza ku bandi nyuma. Kubera iki? Kuko abandi mwabaga mubasize inyuma. Uyu munsi rero bimeze bite? Kubona ukabona abantu barabanye muri urwo rugo bari kubamo, ugasanga habamo barumuna 2 b'umugore, barumuna 3 b'umugabo, mbese ugasanga urugo rurimo abantu bagera muri 6 7, bose bava ku mafamiye atandukanye. So urwo rugo ruzabaho gute? Umuriro nushira bizagenda bite? Facture y'amazi niba nini bizagenda bite? Ufasha abavandimwe bawe bakuru, bafite ababyeyi, bafite aho barerewe nkuko warezwe, ubazanye mu rugo rwawe. Ni byiza kubaza, ntacyo bitwaye, ariko igihe ubifitiye ubushobozi, uba mu nzu y'ibyumba 2, ibyumba 3 na salo. Iyo nzu ibamo abantu 6, ntimurabyara, ntimuramara amezi nibura 3 mu rugo, then bikarangira nta n'abakozi mufite, nta mukozi mufite, kuko urumva nta nubwo mwabona aho mumushyira, hanyuma mugatangira kugabanya imirimo b'abantu. Igihe rero kiragera gutya imirimo yatangira kuba abana myinshi, batangira gusigana, you know what happens. And icyo ntacyo gitwaye pe, nta kibazo, ushobora kuzana abavandimwe bawe mu rugo rwawe rushyashya mukabana igihe cyose wumva ubishoboye, ariko ndakubwiza ukuri ko nushaka, remember, ubusize byinshi nyuma ugiye mu rugo rwawe gushinga, kubaka urugo, gukomeza urugo rwawe, abandi n'ibindi bikaza nyuma. Ibyo ariko ntacyo bitwaye nimba wemeye kuzana abavandimwe bawe mu rugo. But kubera iki ya mafaranga wakoreye, bya bihumbi 150, bya bihumbi 200 wakoreye, kubera icyo uhita utangira gutekereza mama wawe, papa wawe? Muri mu nzu murakodesha, muri famiye imaze ukwezi, imaze amezi 2 ibana, ugize gutya akazi wakoraga barakongeje, bagukubiye 2, bagukubiye 3, ntutangiye gutekereza ukuntu muzabona ikibanza cyangwa muzabona
amatungo mashyashya, niba mushaka kugira ifamu cyangwa mushinga bizinesi cyangwa mufata inguzanyo mukagura akamodoka cyangwa mukagura akazu, donc mutangire mutekereze kuva mu bukode. Uribuka rya jambo nakubwiye ngo dukoresha ngo njyewe ninjiza, njyewe nkorera, ugatangira gutekereza ngo njyewe nkorera ibihumbi 500 600, njyewe bampromotinze ku kazi, noneho kuva nsigaye mpembwa 600 nasize mu rugo. Nk'umukobwa, nk'umusore, nasize mu rugo bakeneye inzu yabo kwivugururwa, bakeneye intebe, bakeneye televiziyo, bakeneye, none ugafata ya mafaranga ukorera yose ugatangira kuyacamo ibice, ukagura intebe zo mu rugo, ugatera irange mu rugo, ugasakara mu rugo, ukavugurura aho ukomoka, mu by'ukuri ugashiduka usaguye 50 30, ayo mafaranga akaba ari yuzana mu rugo rwawe. Mu by'ukuri reka nkubwize ukuri, umuntu yubaka inzu azabamo, umuntu avugurura inzu azabamo. So niba ugiye kuvugurura iwanyu, nimba ugiye gutaka iwanyu, nimba ugiye kuhagurira intebe, menya ko uri gutegura gusubira muri cya cyumba wahozemo kera. So my friend, niba ushaka gushinga urugo rugakomera, niba umaze igihe mu rugo ufitemo ibibazo, niba uri ku karongo ka divorce, bisuzumire hamwe, urebe uburyo ukoresha umutungo w'urugo, uburyo mukoresha umutungo w'urugo, sibyo? Mwiyemeje gushinga urugo ngo mwubake urugo rwanyu, ntabwo mwiyemeje gushinga urugo ngo musubire inyuma mujye kubaka aho mwaturutse. Oya, icyo gihe cyararenze, ariko gishobora kuzagaruka. Mukore cyane, muvugurura inzu yanyu, mugure intebe, mushaka uko muva mu bukode, hanyuma mupangire hamwe. Niba mushaka gufasha n'imiryango muturukamo, mupangire hamwe, muvuge ngo twinjiza aya mafaranga nk'urugo, turi abana beza, twarezwe neza, dutegerejwe kugira ikintu dusubiza mu rugo. So mu mafaranga twinjije, mu musaruro twabonye nk'umuryango, tugiye gufatamo ino portion tuyohereze mu rugo aho dukomoka. Muri makeya rero icyo kintu, uva mu rugo iwanyu ugiye kubaka urugo rwawe, ntabwo uva mu rugo iwanyu ngo ujye gukorera amafaranga, ujye gukorera hanyuma wa musaruro uwukoreshe wubaka aho waturutse, noneho usagurire urugo rwawe. Oya, ukoresha ibyo wungutse wubaka urugo rwawe, abandi n'ibindi urabasagurira priority. Nizere kutanyumvise nabi, sibyo? Hanyuma rero hari urundi ruhare. Twavuze ku kintu cya social media. Banyarwanda, birashoboka ko tutari tayari mu gukoresha social media. Biragoranye cyane ko uyu munsi ujya kubona ukabona umuntu w'umubyeyi, umuntu wabyaye, umuntu wonsa, umubyeyi ubereye urugo, ari gupostinga kuri social media, ari mu twenda nk'utw'abana batoya, ari mu dukanzu tw'impenure, ari mu dukote tw'urubyiruko, ari mu yuzuye. Ariko ibyo postinga reka tubyihorere, n'uburyo witwara tubyihorere. Ibyo byose ni uburenganzira bwawe. Ntaba nk'aba bandi babona umuntu ufite dread bakavuga ngo ni umunywarumogi, cyangwa babona umubyeyi wambaye imyenda migufiya ngo ni indaya. By the way, hari n'igihe wambara ibirebire bakavuga uri umunyacyaro. So abantu ntitunyurwa. Ibyo postinga kuri social media reka tubyihorere, ahubwo twite cyane ku byo ukurikira kuri social media. Nuza hano kuri YouTube uzahasanga ibiganiro by'amoko yose. Hari ibiganiro bya politike, hari ibiganiro nk'ibi ngibi tugenda dukora, hari amakomedi, hari ibiganiro byo gutwika, hari n'ibiganiro bivuga ibintu bitagakwiye kuvuga. So ugasanga uri umuntu w'umugabo, ugasanga uri umuntu w'umugore wirirwa gukurikirana ibintu by'abapfubuzi, ugasanga uri umuntu w'umubyeyi, ugasanga wirirwa kuri ku mbuga nkoranyambaga, wirirwa kuri murandasi ukurikirana pornography. Ugasanga uri umuntu w'umubyeyi, uri umuntu wabyaye, wirirwa wubitse umutwe kuri TikTok ureba ukuntu abakobwa bato, abakobwa b'imyaka 18 20, abakobwa rwose bari gucugusa ikibuno. Uri umupapa
uri ku kazi wubitse umutwe muri abo bakobwa bari gucugusa ikibuno uri umubyeyi uri umudamu wirirwa mu magurupe y'abapfubuzi my friend, social media ifite ibintu byinshi bitari ibyo. Ushobora kwigiraho guteka, ushobora kwigiraho gukora video nk'iyi, ushobora kwigiraho gukora business, ndabikubwira, ushobora kwigiraho kwandika CV, ushobora kureba comedy ukishima. Nutiga gukoresha social media nk'umuntu wubatse, nk'umuntu uri mu rugo, ngo wige kwiga nyine ibintu bikubakira umuryango, hanyuma ukajya ukurikirana bya bintu, amapornography, abakazi bacugusa nyashi wa mugani wa Riderman, na za chat ntashaka kuvuga, ujya kubona ukabona uri umupapa uricaye, message iraje, umuntu ari kukubwira ngo mpatuke nguha amavideo yanjye, nguha amafoto yanjye, ibyo byose bireze. Hanyuma ugasanga uri gutanga izo tuke, uri gutanga frike, ugiye muri ya massage murazizi, body to body. My friends, divorce iri gukomanga, irimo irakomanga. Reka tukiveho tujye ku nzoga sasa. Urara mu kabari ukora iki? Kuwubatse inzoga ntabwo ari ubujama. Ndi kubwira abantu bamaze igihe gito mu ngo, mu gifite imyaka 30, imyaka 35, uracyafite igihe. Inzoga ziri kukwica mu buryo bw'umubiri wawe. Ni naho babandi urumva kuri social media, hari babandi babaha ibinini ngo bituma utinda hehe tsimbisi, ngo ibinini bituma ugira gute, ngo za coffee n'ibiki byose. Ntabwo nshaka kwivanga muri business z'abandi, icyo nshaka kwivangamo nibyo wirirwamo. Izo nzoga unywa zirakwica kuva mu mutwe, urumva, kumanuka kugera na hahandi nyine bituma unywa bya binini kugira ngo inzoga zirangiza. Inzoga n'itabi birangiza. So iyo ufashe icyumweru cyose ukava ku kazi ujya mu kabari, ukava ku kazi ujya mu kabari, ni inzoga n'itabi n'abakubyinira n'ibigira gute, my dear friend, urwo rugo nunarwubaka rugakomera, uzamenye ko ubana n'umuntu utagukunda, ubana n'umuntu wakwihanganiye, ubana n'umuntu wabereye ikigeragezo. Ndashaka gusoreza ku kintu rero cyanyuma. Hari ikindi kintu gisigaye rero, aricyo nta control tugifiteho, by the way. Ibintu byo mu murenge gutyo, hari ukuntu mwicara mu murenge ugasanga muri kwigishwa mbere yuko abantu nyine bamanika akaboko ngo ndamwemeye, ndabyemeye, tuzaba bla bla bla, ibintu nk'ibyo. Hari isaha ishira abantu bari kwigishwa. Kimwe mu bintu byambabaje ni ukwigishwa ku divorce kurusha kwigishwa ku bana. Mu by'ukuri ukabona abantu basohotse mu murenge, buri wese avuga ngo ngiye kuzajya nkorera amafaranga, ngura ikibanza nyandika kuri runaka, kubera ko namenye ko kumenya ni byiza, gutanga ubumenyi ni byiza, kubera ko namenye ko tuzagabana ijana. Donc ugasanga umuntu avuye mu murenge ari gutegura divorce kurusha gutegura umubano. What do I mean hano? Nuko nyuma yo kwigishwa umurenge mwiwinterpreta nabi, amategeko babigisha y'umubano na divorce mwibifata nabi, mubifate nyine nko kwigishwa uburenganzira bwo kubaho, kwigishwa amategeko. Na amategeko and they are there to not change. Ariko iyo usohotse uri kubyinterpreta ngo banyigishije ku divorce gutya, iyo mbimenya sinari gusinyira ivangamutungo, ariko ntacyo, ngiye kuzajya ngura akamodoka nkandike ku muntu inzu, ku buryo tuzajya gutandukana, nta kintu mfite. Donc the hakimi system. So icyo ngira ngo nkubaze, uri kumva nimba ubuzima bwawe bwose ugiye kubutangira ukora utegura ku divorce, uratekereza urwo rugo, inshuti yanjye, ruzaramba? Nyuma yo kwiga ibyo bintu by'amategeko, I would suggest ko mwongera mukicara mukaganira. Ibyo bya divorce mwabyiza, amategeko agenga divorce, noneho mwicare muganire uko muzabana, mwicare muganire uko umutungo muzawukoresha mu rugo rwanyu. Naho nusohoka mu murenge, by the way, bazabicaza babigisha
babigishe, bakubwire mu Rwanda umugore ntagikubitwa, mu Rwanda ibi n'ibi mu Rwanda ibi n'ibi, which is true and correct. Ntabwo mwashobora ubana n'umuntu mukubita, n'umuntu mukuru, ubana n'umuntu mutuku muza ku nkeke, ubana n'umuntu noneho hari n'ibyaje ngo abashakanye bafatana ku ngufu. Mwarashakanye, mwakundanye, mujya gufatana ku ngufu gute? Mwavuye mu tubari mukajya mu ngo zanyu, watashye wa mugabo we ko ubereyeho umugore wawe n'umwana wawe, wa mugore we watashye ko umugabo wawe hari, niba atanaguhaza nyine warabyemeye, n'ibyo mu bibi no mu byiza, mugashaka solution, mugashaka n'imiti ifatika. Urarara ubunga amajoro, urarara ubunga mu tubari, urarara wiruka ku bakobwa, urarara wiruka ku basore, muva mu kazi ukajyana n'inshuti zawe ngo nukwerekana ko uri umugabo, ngo ntabwo ugomba gutaha nk'inkoko. Watashye ukigisha umwana wawe kubara, watashye ukigisha umwana, ukaganira n'umugore, mugasangira, mukishima, mukirinda ibyo. Umugore, umwana, umuryango ubayeho gutyo, koko muzajya gufatana ku ngufu byagenze gute? Muzajya gushyirana ku nkeke byagenze? Mwatashye mukaganira ko nyuma ya byose icyo ubereyeho ari urugo rwawe. So amategeko bazayabigisha. I'm telling you my friend, wisohoka mu murenge utekereza ngo ngiye kuba hakimu. So by the way, iki kiri muri bimwe mu biganiro bigoranye cyane numva nshobora kuba nkoze, kuko hari amaelema menshi ari sensitive, kuko ni iby'umubano, ni ibyo kubana n'abantu, ni ibyo kubana mu ngo. Rumva hari ibyo mu buriri, hari iby'amategeko, hari iby'imitungo. Kiri mu bimwe mu biganiro bigoranye cyane. So ndagushimiye rero cyane by'umwihariko kuba wabashije kubana nanjye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ndagushimiye cyane. So niba rero utarakanda kuri subscribe, ibiganiro by'inkuru z'ibihe nakagaruka, kanda aho ngaho kuri subscribe. Hari ibindi biganiro biri mu nzira, so kuwa mbere utaha uzabona ikindi kiganiro nk'iki. Kanda aho ngaho kuri subscribe kugira ngo utazacikwa, sibyo? Ndagushimiye rero. Kanda no kuri like, hanyuma niba ufite igitekerezo wibuke ko ingingo twaganiriyeho ari ivuga ngo kubera iki ba data ba sogokuru barambanaga, ariko mu Rwanda rwa none divorce zikaba zeze. Twarebeye hamwe uruhare rwawe nk'umuntu ku giti cyawe, tureba imitekerereze yawe, kuriya kuntu ugenda ufata amafaranga ukabyita ibyawe ukagira gute, kuriya kuntu utandukana n'umuryango wawe ugiye gushaka ariko bikarangira wanze kugusiga, ahubwo ibyo ukoreye byakubatse urugo rwawe ukajya kubaka iwanyu. Buriya urimo kubaka aho uzasubira. Nyine umuntu yubaka inzu azabamo, yubaka inzu. Nimba rero ufite urugo ukodesha inzu, ukaba ugiye kuvugurura iwanyu, ukaba ugiye kugurira iwanyu inka utarazigura iwawe, umenye ko uzanywa amata aturutse iwanyu, uzajya kurara iwanyu. So priority always igomba kuba urugo rwawe, hanyuma n'imiryango igomba kubyumva. Itabyumva, izo ni responsibility zabo. Ntabwo washinze urugo ngo usubire kuba indogobe yo mu rugo. Turongera tureba kuri social media biriya bintu biri gukurikirana byo gutwika, byo gutwekinga, byo kugira gute. My dear friends, stop that. Birangiza ibyo byanyashi wirirwa wirukamo. My dearest friend, ni handi uzataha warakunze umugore wawe ari maneke, ugasanga it doesn't work, usigaye ukunda nyashi, none se azireme? Or wowe ukaba uri umugore ukirirwa ureba abasore baterura ibyuma, abasore bakiri bato birukanka mu tumodoka, abakoze kera, abasore bafite imiryango, ukumva ko ngo urifuza ko umugabo wawe ngo kubera ko ngo abo bari mu kigero kimwe bubatse etaje ngo nawe ngo yubake etaje, ngo nimba ari ibyo urigira ahandi. Or ngo muraryama ngo kubera ko ngo wagiye kuri YouTube, ibiganiro nk'ibyo surprisingly birahari, TikTok, ku maradiyo, ukumva ngo ko abandi ngo bakora ngo ibiki n'ibiki, ngo buriri bukagenda ngo none ngo wowe ngo umugabo wabyaramwaye ngo ugiye ngo kureba ngo abasore ngo. My dearest friend, uzasenya. And ikindi ni ibingibi barakwigisha nibyo.
barakwigisha divorce ariko ntabwo bakubwiye ngo ugenda ube hakibi. No, they are telling you genda wubaka urugo rwawe rukomere, nuhaha umenye ko uhashye ibintu mugomba gukoresha mu rugo, niwinjiza amafaranga umenye ko saa yawe n'ayanyu. Kandi ibyo ntacyo bitwaye. Uwo mugore uwo mugabo azakubyarira, azakurerera, muzarerana, muzarambana. So nutegura divorce uzayibona, nutegura kubana karamata nabyo uzabibona. Icyo ugomba kwirinda mu mutwe wawe ni ugufata ibintu byose bizakubaho ukabigereka kuri Satani, kuko ibizakubaho ni umusaruro w'imbaraga zawe mu rugo. Kanda subscribe, usige like, usige n'igitekerezo cyawe muri comment, naho ubutaha.